Ndabasuje kandi nanone mbahaye ikaze kuri YouTube yitwa FH The Genius Nitwakizimana Faustin. Nkibisanzwe ni ibiganiro tubagezaho byiza cyane kandi mumaze kutugaragariza ko mukunda muri benshi. Uyu munsi reka tuvi mu zindi muzinga amateka y'ikirangirire mu muziki w'u Rwanda, umuhanzi w'ibihe byose abenshi mu banyamuziki bemeza ko kubona undi muhanzi uririmba nkawe bizagorana kandi bitazashoboka. Bashingiye ku buhanga bwe ndetse n'uburyo yacurangaga gitari ku buryo bwihariye kandi bunogeye amatwi, ndetse n'indirimbo ze zikaba zuzuye imbamutima. Ndabyumva wagize amatsiko kandi nibyo ufite ishingiro. Reka ndeke kukwicisha amatsiko, uwo muhanzi nta wundi ni Niyomugabo Philemo. Biragoye cyane kugira ngo uzatahe ubukwe burangire badacuranze indirimbo yitwa ubukwe bwiza. Biranagoye nako ntibishoboka ko hari umuntu udakunda indirimbo z'uyu mugabo. Abo mu gihe cye bamuvuga imyato, abato baramuririmba, kera abubu yewe nabo mu binyejana bizaza bazahora bumva ibihangano bye. Nakubise icyumvirizo mu bacuranzi ba gitari abo twaganiriye 85% bambwiye ko bakunze umurya wa Niyomugabo Philemo, bituma bafata umwanzuro kwegura ibicurangisho kugira ngo bazacurange nkawe. Uyu mugabo ubundi nubwo ari icyamamare ndetse n'ikirangirire, biragoye kugira ngo ujye muri Google wandikemwe amazina ye ubone amakuru yose amwerekeyeho nk'uko bigenda ku bindi byamamare byose byakanyujijeho. Televiziyo ikorera kuri YouTube yitwa FH The Genius iyi mukurikiye yagerageje gukusanya amakuru yose yerekeye kuri uyu mugabo, ubuzima bwe bwite, ajyanye n'ubuhanzi bwe ndetse nuko yaje kwitaba Imana. Ikaze nanone Niyomugabo Philemo afite abakunzi batagira ingano, harimo abamuzi neza kuko yabayeho mu gihe cyabo, abandi baravutse basanga indirimbo ze zikunzwe kandi zicurangwa, ariko nta kindi kintu bamuziho. Biteye agahinda cyane kubona umuntu wanditse amateka cyane mu muziki, abantu bakawukunda byabuze urugero, ariko bikarangira gutyo nta uzi birari bye. HF The Genius yakusanyije aya makuru ishingiye ku buhamya bwa Bushayija Pascal wamwigishije muri Ecole d'Art ku Nyundo, ndetse bakanaririmbana muri orchestre yaho yitwa Fever. Uyu muramuzi cyane, yaririmbye indirimbo yitwa Elina. Hari kandi na Ngabonziza Auguste waririmbye muri orchestre Les Citadins, imwe yaririmbye Sugira Usagambe Rwanda, Ansira n'izindi. Hari kandi na Birasa Bernard bakuranye ndetse bakanigana mu mashuri yisumbuye. Niyomugabo ababyeyi be bose bitabye Imana, ariko hari abo mu muryango we bakiriho. Umunyabugeni Birasa Bernard yavuze ko we na Niyomugabo Philemo bavukiye Rubengera mu karere ka Karongi. Ntabwo yibuka neza igihe uyu mugabo yavukiye, gusa ahamya ko ari hagati y'igihumbi 1969 n'igihumbi 1970. Sumubyara yari umupasiteri mu itorero rya Presbyterian, ari nabyo byatumye atangira kujya mu muziki akiri umwana. Yagize ati, Niyomugabo Philemo ibintu by'umuziki yabitangiye akiri umwana muto cyane. Ndabyibuka yajyaga ducurangira mu ishuri ryo ku Cyumweru, twigaga mu mashuri abanza. Birasa yongeraho ko kugira ngo Niyomugabo Philemo akunde cyane ibyo gucuranga gitari, yafatiye urugero kuri Bigaruka Ibere. Uyu musaza yaririmbye indirimbo zirimo Kuki ntavuza impundu, Koreta, Ukabaho ukaba intwari n'izindi nyinshi. Uyu waracyahari, abakirigitananga benshi muramuzi. Uyu Bigaruka Ibere kandi nawe avuka i Rubengera. Ubwo bajyaga kwiga mu mashuri yisumbuye, bose berekeje muri Ecole d'Art ku Nyundo, biga ubugeni bwo gushushanya bifashishije amarangi. Ibi ni Birasa Bernard ukomeza kubivuga. Iri shuri ryamufashije cyane kwagura impano yo kuririmba no gucuranga, dore ko yaje kujya no muri orchestre y'abanyeshuri bigaga muri icyo kigo. Iyi yitwa Fever. Zirikana ibanga ni indirimbo Niyomugabo yayihimbiye umukunzi we. Niyomugabo Philemo bimwe abamuzi neza kandi babanye nuko bamuziho ko yari umunyarwenya kandi utuje. Bushayija Pascal umuhanzi wamamaye cyane mu ndirimbo yitwa Elina, Nyundo ndetse n'izindi nyinshi, ni umwe mu banyamugeni bakomeye mu Rwanda. Yavuze ko yigishije Niyomugabo Philemo ku Nyundo, ngo yari umwana utuje, ukunda umuziki no gusenga ku buryo nta handi washoboraga kumubariza. Yagize ati, yari umwana utuje rwose, wikundira umuziki no gusenga cyane. Ntabwo yakundaga ibya siporo, igihe cye kinini yabaga ari gucuranga no mu masengesho. Niyomugabo Philemo ni umwana ntashobora kuzibagirwa na gato. Buriya niyo nkora muzika buri gihe cyose mba ntekereza Niyomugabo Philemo, kuko twakoranye umuziki igihe kirekire. Ari umunyeshuri wanjye, namwigishije kuva mu wa kabiri secondaire. Ari umwana w'ikinyabupfura cyinshi, akagira ikinyabupfura cyinshi kandi akagira amagambo, akitonda cyane, akaba umwana mwiza kandi akabana na buri wese. Icyo kintu cy'umuziho cy'umwihariko nicyo kintu cyafite ikinyabupfura abandi batagira, kandi akubaha buri wese. Noneho no muri muzika ye naho namwemereraga. Philemo yarashakashakaga muri muzika yawe, yaracukumburaga. Twakoranye amarepetisiyo igihe kirekire. Buriya akaba umunyamuziki nemeraga cyane, kuko wabonaga acukumbura ashakisha kandi akaba umukompositeri mwiza cyane. Kandi ikindi cyo muziho ugasanga ibitekerezo n'ubuzima bwe bwose ari kubwerekeza ku Mana. Yari umuntu usenga cyane, ni nacyo kintu mwibukiraho, kuko n'indirimbo nyinshi wabonaga avuga ku bintu byerekeranye n'ubuzima. Ashaka kuvuga ko ubuzima bwa hano kuri isi atari ubwacu, ko tugomba kwisunga Imana cyane, ko tugomba gusenga ibintu nk'ibyo, kuko nicyo bintu byinshi mwibukiraho.
c'est le fait de ko buri muntu ufite kuntu wagendaga ari ugakompoza undi ari akakompoza none ukazana indirimbo muri orchestre noneho ikabakompanye n'abandi bari bagize orchestre akaba n'abandi bagufasha mu majwi kandi no mu instrumentation. Ngabonziza Auguste nawe avuga ko ikintu yarazi kuri Niyomugabo Filemo ari ugutuza no kuvuga amagambo make cyane. Uretse ubwitonzi birasa Bernard babanye kuva mu bwana, yongeyeho ko yari umuntu utera urwenya ruvanze n'amakabya nkuru menshi. Akomeza agira ati yateraga urwenya agashyiramo no kubeshya. Bernard atanga urugero ati hari umushoferi watwaraga bisi umunsi umwe Niyomugabo aravuga ngo uyu mushoferi ava kuri pfunda akagera irubengera yipfutse igitambaro mu maso kubera kumenyera amakorosi yaho. Aya yari amakabya nkuru koko. Niyomugabo Filemo arangije amashuri yisumbuye ku Nyundo, n'umwe mu bakoze kuri televiziyo y'u Rwanda. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye mu bijyanye n'ubugeni ku Nyundo, Niyomugabo Filemo n'umwe mu batoranyijwe kujya mu Bubiligi kwihugura ibijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya. Nyuma y'umwaka bamazeyo baragarutse batangira gukorera televiziyo y'u Rwanda bakora imirimo itandukanye irimo gufata amashusho y'indirimbo z'abahanzi batandukanye. Ngabonziza ati ndabyibuka cyane rwose, yari mu bantu bafashe amashusho y'indirimbo yitwa Ansira. Icyo gihe bakoze n'izindi ndirimbo ziri mwiza ba Rodrigue Karemera, Mwitena Auguste, Impara n'abandi. Birasa Bernard avuga ko kimwe mu byatumye indirimbo za Niyomugabo zikundwa cyane ari uko yaririmbaga ibintu bimurimo. Yatanze urugero kuri zimwe mu ndirimbo ze avuga ko yagiye azihimba bitewe n'impamvu runaka. Ati indirimbo yitwa Munsabire niwe wivugaga, yayihimbiye mu Bubiligi. Iriya bacuranga mu ubukwe bwiza yayihimbiye mukuru we wari wakoze ubukwe. Nzagukurikiza yayihimbiye mama we wari witabye Imana. Indirimbo yitwa Zirikana ibanga yayihimbiye umukunzi we wari wagiye kwiga mu Bubiligi akaza kumenya ko hari abandi batangiye kumutereta. Uwo mukunzi byarangiye badakomeje gukundana ndetse kugeza ubu ngubu aracyari mu Bubiligi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Niyomugabo Filemo nabo mu muryango we bagiye kuba mu Buholandi. Birasavuga ko binashoboka ko umubyeyi we yari anafite ubwene gihugu bwaho. Niyomugabo Filemo ageze Burayi yabonye akaza akora ibijyanye no gushushanya yari yarize ndetse yigisha n'umuziki. Aha yahahuriye n'umukobwa w'umunyarwandakazi witwa Jacqueline. Barakundanye ndetse baza no kubana. Imana ntiyashimye ko barambana kuko bidatinze Niyomugabo Filemo yaje gupfa azize impanuka agasiga umugore we afite uruhinja bari bamaze igihe gitoya bibarutse. Aha ni hagati y'1998 ndetse no mu mwaka w'2000. Nejo bundi vuba rwose. Birasati inkuru mbi yadusanze inaha ko Niyomugabo Filemo yitabye Imana azize impanuka. Yasize umugore we afite umwana w'uruhinja ubu amaze kuba umusore. Uyu mwana bivugwa ko ngo yanze gukora umuziki ngo atatazabikora nabi agasebya izina rya se. Niyomugabo yaririmbye indirimbo nyinshi zirimo ubukwe bwiza, Zirikana ibanga, Nkugira inama, Nzagukurikiza, Umwaka mwiza, Ubuzima bwiza, Ni iki cyiza wakora n'izindi nyinshi. Kugeza ubu ngubu indirimbo Niyomugabo yahimbye ni nyinshi cyane. Hari izizwi ziri hanze zamaze gusohoka ndetse hari n'izigenda zisohoka muri iyi minsi, binashoboka ko hari n'izindi zitari zasohoka. Ngaya amwe mu mateka y'ikirangirire, icyamamare mu muziki w'u Rwanda, umuziki wa gitari, umuziki wuzuye imbamutima ndetse umuziki abatoya, abakuru, abasaza n'abakecuru mu ngeri zose batazahwema kumva. Mwibutse niba utarakora subscribe, yikore, ukore like, uduhe igitekerezo usangize n'abandi, ujye muri commentaire utwandikira igitekerezo cyawe, utubwire ibyo wifuza ko twazakuganiriraho mu biganiro byacu bitaha. Mbibutse aya makuru yose twayakusanyije twifashishije bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera hano mu Rwanda, birimo kissfm.rw ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye. Nitwa Hakizimana Faustin, iyi ni HF The Genius. Mugira amahoro. Ubuzima bwiza,
Niyomugabo urukeye